Muraho neza, ikaze kuri KGC Devotion. Ngewe nitwa Johnny. KGC Devotion nayo ni channel ducishaho inyigisho za Bibiliya. Ni umwanya wo kumva no gusoma ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo rivuga. Ni umwanya kandi wo kuryiga ngo tumenye aho rihuriye natwe. Ni umwanya nanone wo kuritekerezaho ngo tumenye uko twarishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikaze. Muri iki cyumweru rero turatangirana n'inyigisho mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Nuruherekane rw'inyigisho twise ngo ubuhamya bw'abizera ba mbere. Birumvikana ko iyo uvuze ubuhamya bw'abizera ba mbere ntago wareka kubijyanisha n'icyo ubwo buhamya bwigisha twebwe abizera ba none. Muri ruherekane rero tuzareba inyigisho eshanu. Inyigisho ya mbere tuzareba ku magambo abanza. Amagambo abanza ni ukuvuga introduction cyangwa se iriburiro. Inyigisho ya kabiri tuzareba noneho ubuhamya bw'umugabo witwa Yohana. Yohana intumwa uyu wanditse iki gitabo turimo twiga cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Inyigisho ya gatatu tuzareba noneho ubuhamya bwa Yohana wundi. Ni Yohana we waje mbere ya Yesu ho gatoya, aza nk'integuza ya Yesu, yaje guhabwa akabyiniriro ka Yohana Umubatiza. Tuzareba ubuhamya bw'uyu mugabo kuri Yesu. Mu nyigisho ya kane tuzareba noneho ubuhamya bw'umwe mu bantu bakurikiye Yesu bwa mbere bigitangira, umugabo witwa Andrea. Andrea ari mwene se wa Simoni uwo Yesu yahimbye Petero. Hanyuma tuzasoreza ku bundi buhamya bw'undi mugabo nawe nkunda cyane, ni umugabo witwa Filipo. Ni umwe mu bantu bigitangira wabashije kubwira abantu ko Yesu ari Kristo, akanabisobanura ati uwo Mose yanditse, uwo abahanuzi bavuze twamubonye, ni Yesu w'i Nazareti. Izi rero nizo nyigisho eshanu tuzareba muri ruhererekane rw'ubuhamya bw'abizera ba mbere. Inyigisho izajya isohoka buri ku cyumweru saa 2 za mu gitondo. Nawe ntuzacikwe, ngwino twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga, tugisobanukirwe, tumenye aho gihuriye natwe, kandi tugitekerezeho, tumenye uko twagishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana iguhe umugisha, turi kumwe.